Amazina yanjye nitwa James. Reba nk'amasaha ubuze mu kazi. Saa 5 umukozi muzima kontra yawe zikivuga. Ndabizi boss. Wasomye neza kontra yawe. Narayisomye boss. Umwana wa gatatu mu tuvukana. Tuvuka turi batatu. Wa mbere yapfuye azize impanuka. Wa kabiri apfa azize uburwayi. Gusa bari bamurozi. Ibyo mbabwira byo byatumye mbundi ubu. Iyi ni inkuru yanjye. Ese uranyumva? Uyu mukobwa bamwita Mwiza. Ni umukobwa wo wishe mama. Nagerageje kenshi kumushaka. Birangira mubonye. Gusa arangora pe. Nagerageje kumwaka urukundo gusa yarananiye. Ikampani nyimazemo imyaka 2. Ntabwo agomba kuruhuka. Nashoje icyanzanye byanze bikunze. Ntabwo nzi. Iyi nkuru yanjye nayiganirije benshi. Bibakora ku mutima. Ntabwo turi gutinene kamukunda. Ntabwo ndi gucaka byose nakunde nyine. Ari nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwishyira muri filime. Ubwo mama wanjye nakundaga cyane yapfaga, papa yambwiye abamwishe. Ariyo mpamvu numva ko ntagomba kuruhuka ntamuhoreye. Naramukundaga cyane. I love you mom. Mbayeho ku bwawe, nta wundi muntu mbayeho ku bwe. Nakubwiye ko nakubwiye ko aya masaha nakujya ku ifone. Nyine umva ari ikintu ndashaka kukubwira. Waramutse gute se? Naramutse neza tumusaba kuri meza wowe. Nta kuramuka ngiye ndananiwe. Ni ubwangu ndananiwe. Akureba igihe cyose maze nkora naruhuka. Akabasi rushiroke. Gusa ariko ejo bundi nayo kuruhuka. Gusa ntabwo byari bunkundire. Kubera ko nawe handi ndacyaka impamvu yize. Ahubwo ndibutse ko baba tutaruhutse. Hariya ntabwo nabikubwiye. Kare nta kintu wambwiye. Tangiye kwibagirwa kwawe. Oya nta kintu wambwiye James, ahubwo mbwira kwa gatatu bari bagiye. Jana natashye ubukwe bw'inshuti yanjye Musanze. Gusa nari natashye nzi ko ndataha igice cyangwa gitondo kwa kundi bari gusaba no gukwa nkahita nitahira. Ngeze bambwa nshinze ibintu ngo bya service. Ubwo se? Ubwo ibintu byabaye. Oya reka mubaze. Ngo yari atashye ubukwe bw'inshuti yawe Musanze. Ubwo ni inshuti cyane umwegese. Ni umuhungu wari watahiye ubukwe cyane umukobwa. Akora genzura koko. Hambwira sijya kuba ko natashye ubukwe bw'inshuti yanjye nk'ibyo ngibyo byinjiyemo iyo mishinga atari yawe. Ibyo ngibyo byinjiyemo ngo bigende mbwira ubukwe bwatumye utasata z'ijoro. Umbwira ubwo bukwe bwari inshuti gusa. Ako se ko bankubwiye ko nanewe natashye naramubwiye ko natashye saa 6 z'ijoro. Na saa 6 z'ijoro se ndi ikijoro. Reba ukuntu uri gukanura. Oya wenda kuba ndi gukanura byo wenda nanyweyeho ariko ntabwo nanyweye kenshi nyine wasanga ari kahangova ariko n'umunaniro wari usanzwe ko n'ubundi natashye ubukwe naniwe. Wakoze iki muri ubwo bukwe James? Nageze nsanga muri tipe arambwira ngo ndamukunda mufasha ngo muri service. None se service
kuko numva nyine uwo mutipe wari wanumiye sister we niwe wari wakoze ubukwe arambwira ati shati twabuze umuntu wadufasha muri serivisi ati niwe uri buze kudufasha ubu ugiye kukigera ubwo nahenze ngo se ibyaye nibirangira ndahita nitahira nigire mu rugo ndyame byuba niba amasaha mu gitondo bari uzi ko ibyawe nibirangira utawitahira uzi ibintu byabaye ubwo hari ibindi nyine waciye yarambwiye wowe urakora kuri high table we n'undi mukobwa muraporo runja mpaka nimugoroba n'undi mukobwa uwo mukobwa ubu ndabizi uguketse ibintu akaze ubu nawe uracyanyekera mu bintu by'abakobwa ntabwo uzi tageti yanjye ahubwo uzi ko wagira ngo wibagiwe imishinga wagira tageti ebyiri ko wagira ngo wibagiwe imishinga njye nawe dufitanye ku bijyanye n'abakunzi oya ariko wagira na babiri ngo ubagarira yose oya byo ntabwo njya mbijyamo ngewe ubundi ikintu kinshishikaje kuri iyi si ni kimwe cyane no guhiga ibiceri icya kabiri no gushaka ukuntu nawe nakwiteje imbere ngashaka n'indi uriya bosi ubona nzamukorera imyaka ingahe n'amahanagira uragira agakosa gatoya ngo ngagukasa amafaranga ubu nk'ejo bundi yangase 30,000 nabizi kuyagukata nimero wazanye zirihe nimero z'iki ako uretse ubwo abakobwa mwirirwanye bose mu bukwe habe n'imwe mwa jo wagiye yenduka Rinduka gute? Nizi nagiye kuzana nimero mu. Umukobwa mwajyanye kuri hayi. Wayize ngo z'abakobwa b'imusanze no gupfa ko kwemera ko kaga nkuko avuye ikigara babona rakanu kagasungare. Nawe wajya wambaye utese. Najya nambaye kagashati kanye kumweru. Gusa nyine nagezeyo ibintu bangombwa ko nambara n'ikote kurumva nago nari gukora kuri service nta kote nambaye. Tayari. Ariko nari nambaye n'agapantaro kaye n'umukara n'agakweto kakagoze. Abakobwa ati twabonye umusore. Manda kureba. Ahubwo wazanye akanimero mwana. Nta nimero nazanye. Ahubwo nanibagiye kukubwira. Swara umuntu wakunyatsemo pasi. Mwaramutse. Umusevuze gake mwana. Sebura ari kwibaraguza mu cyumweru ko. Mwaramutse. Kumara amaso yahiye. Gusa nyine ikintu nakubwira cyo hari abantu baje ari ikintu nabonye mu ntara hari za Musanze. Hari ibintu abantu bishuka. Ebiki. Ugasanga bari kuvuga ngo bari kwishuka ngo abakobwa beza ngo babikigali gusa. Wahabonye abana. Ubwo nyine hari ukuntu baje mu bintu bari kuvuga harimo haraza zaga nyinshi ngumva ikiganiro bari kukuganiriza kiri kugucanga. Nibyo nakubwira. Ariko habaye abakobwa beza pe noneho za boro suzi se abahungu bakunda. Wamuzanye nyine ndabizi. Oya nawe nazanye ibyo ngibyo ntago ari byo byari byanzanye ariko yaba nafite gahunda nyine. Nta gahunda wanayikora kabiri nabirenze ariko tuvugisha ukuri. Nta nimero nimwe wazanye mu bakobwa b'imusanze wasanzeyo. Ariko je musemera wayizaniraga abahungu turabazi nimero wayizanye ubwo mukobwa biri ukwikaraga imbere kuri hayi teba mukaragana byari n'ikiryo nta nimero wazanye ese mukoko wagira ngo hari umuntu wakuntumye kumya hari umuntu wanyiteje ariko hari umuntu wagutumye ngo none nari ngubajije ko agiye mu bukwe hari umuntu wagutumye ngo neke ko nazanye nimero ahubwo yabura se bagutumye ntaceka ibigambo oya ntabwo yabura nimero nena Waramutse ute? Amuse neza rwose. Ko mbona utameze neza. Ibibazo gusa ndumva ameze neza nta kibazo. Okay. Sawa, kazi keza. Urukundo ntirukonje aragiruka kabapanga bakoye urukundo ntirusanze urukundo ntirukonje urukundo ntirurware ntuzagira nkazi kuyaziririmbira Guyo kandi ni gitako yo ntuzagira Seti Ani Seti urukundo ntirurwa
urukundo ntirusanzwe urukundo ntirukonje nguyu kandi ni igituko yeyeye uzanyiruka reka wakanga Aniseti komana yanjye Aniseti wayisubiza ku isokora sibamangaye karame bosi nabitabye bosi mu byubahiro byanyu nabitabye nakubwiye ngo iki harya ni ibiki asa amatwi yawe ndi kukugura ubuyicariye reka da hano hari umuhanzi bita Gitoko nandi kumva uturirimbo twe twa kera niho nari nahugiye ntabwo namuvaga cyane nakubwiye ngo ugomba kujya umenya ukuntu nsubiza turi kujyana ariko ntabwo mbasubije nabi turi kujyana yego iyo utagiriye n'impuhwe n'abantu bari kuguhamagara umutwe ukameneka nta nubwo wagirira impuhwe ibyo bitwa ibyawe mbagira ngo nyine akazi kanjye kagende neza ngakore neza wambaye kutera ukambara agakuteri kamwe cyangwa ukagabanya byagutwariye kwambara kamwe bose nari nambaye kamwe ahubwo ikibazo nyine nari nasizemo volume ndende ane se uzi ikintu gihari yego uzi ko ukomeza kugenda unzengereza uri kunsunikira gukora ikintu kibi kunyica se waje mu kazi ugashaka akazi naje ngashaka cyane pe kandi mwarakoze no kukama mu byubahiro byanyu none se ni gute nshobora kumara isaha yose nkuhamagara uri muri kutera nibwo bwa mbere mbikubwiye nciye bugufi imbere yanyu boss ubwo bwa mbere mbikubwiye erega ibyo guca bugufi buri gihe guca bugufi ntabwo aribwo bwa mbere ubimbwiye ariko buriya ibuye ryagaragaye ngo ntiriba rikesha isuka burangiye kwisubiraho nizere ko aribwo bwanyu nibwo bwa nyuma boss okay uzi ikintu gihari igihe nimanagurira inkweto zirangwa turizo zambarisha izihe boss igihe nimanagurira zazo ni z'umukara zihanaguze iki uri muzima akuzi ko ari njye mbona nkabona utari muzima nyine hari siraje genda ufate ya shati yanjye y'umweru njyana mu kazi abari bizihanaguza usanzwe uyihanaguza iki gahita biba umukara n'umweru ubwo usanzwe uzihanaguza iki nanyuzagaho amazi inkweto zanjye nkabona impamvu zabaye umutuku uzihanaguza amazi akanese uzi ko unaniye ntabwo wigeze unyereka ariko ibyo mpanaguza nta kiroso kiri hara mu cyumba nta siraje ihari ubwo ndanyuzaho isiraje nigeze mu itegeko ryo kugira ngo inkweto zanjye zihanaguza amazi yes boss ngiye kubyubahiriza kandi ndabikora neza anese jya umbabarira ntugatumenekeza ko ubwonko bwawe babudashye uyu munsi urasohoka bagire ngo uvuye mu kwezi uburyo nzihanaguramo genda uzihanagure uyu munsi nusohoka abantu baragira ngo uvuye mu kwezi neza umvaneho stress murakoze cyane boss kandi akazi keza Ni sawa usumije da kose mubaze ntagibe mbaza ubwo niyo ubona yirwa kwirukaho umutekereza iki koko inde unaje kuvuga nde ariwe ni James njye suga yabari nde koko ije byihorere vupe bireke n'ukuri katuvuge ibindi ke ko nari mvuze bitandeba byihorere pe shyire ku ruhande cyangwa tubyihorere dushaka ikintu twadahira ubwo se ibyo nibyo nari ndi kukubaza ntabwo si ibyo wabyihoreye ukabishyira ku ruhande ukabyihorera umwana w'abandi urimo uramubabaza yirirwa kwiruka wagira ngo ni imbeba iri gushaka ibiryo mu nzu wese wamukunze hakurya imbabare ubwo rero ukabona ukunkira uriya mujama we wamukunze mukunde se ni njye yakunze nubwo atari njye yakunze ngurira ariko uzi ukuntu urukundo rubabaza wa mwana w'umukobwa
ubwo James kuntu mureba kuri aya hano adafite girlfriend aho kucyuzera abantu bose baje bose ukavuga ngo njye ariko James singana nawe umunsi ku wundi ubwo ntayatashye murataha ubu ngubu umwana ararameze gutya ari kubara imibiri mu nzu ari gutekereza mwiza akaguhamagara mureka gato ariko banza harimo akantu ko numva mugiriye akaye kanarangaburira uzireka imvange ngiye kurya ari umwana mwiza n'umwana mwiza umutakagiza ubundi uramuzi muratahana ndamuzi cyane none impamvu namuzi niyo mpamvu uri kumubabaza nyine ndi kumva uri kumutakagiza nabo bageze njye ngundana nawe ese ko kumuhora iki akoze ndimba utamukunda basi mubeshye mubyiteremo nyine mubeshye urajya mere nkaho ugenda ubeshya abantu bose turabakunda beshye banga kuzayikorera wa mukobwa hanze ejo bahungu ntibatonze umurongo ari hanze bari kuri reception ya boss ariko ntabwo ari njye bari baje kureba nuko nyine bagiye kureba boss hano mu rugo umva mubwire umwana ubwo ukumbuye gusohoka reba uyu munsi si weekend turamye mu rugo baze niduhembwa tukisohokana ubundi birabiri byaje musubiza nago uzarya mu yo wakoreye uzarya mu y'abandi bumva uburyo amera umva mbara winera amagambo ubu ngubu tuba twasoze rero turi kubara imibu babarira peka nshaka kuroneka turi komereza sawa akubona Oh, hi babe. Mwah. Where's this? Is in here. Baby, ukuntu twasa. Oh yes. Numva nari nje niteguye gukora breakfast. Ndabona wisoje. Akora iki bahoro uri mu magaya. Shabyiboneye. Cyangwa warunzaniye za nzaratsi zawe. Karubwo ari urarakaye. Baby. No, byari joke. Joke? Byari joke baby. Baby, joke? Byutse nshaka kuvuga ngo byari joke.